tariki ya mbere yego Cherisa niko yitwa Cherisa niko yitwa n'umukobwa mu kujyana anniversaire ngo barayifeta inshuti ze barayifeta rwose nta kibazo gihari noneho ku tariki ebyiri naho barafeta nanone yego nabyo bihari kwa kangahe kwa gatandatu ejo nabwo ku cyumweru kuri tariki 3 barafeta ukuntu yaje gupfa rero yarari kumwe n'inshuti ze ngo basohotse nyine bari gucelebrate anniversaire ubwo ngo akajya babwira ngo arumva ashaka kujya gusenga muri korari akajya ahora babwira gutyo bakamubwira ngo buretse gatoya uraza kugenda ngo bigeze nko masaa 5 hafi saa 5 bajya muri toilette amara igihe kinini ikizavuga se ko tuzi ko yagiye muri toilette akaba atagaruka habaye iki nibwo bagiye kureba kuri toilette basanga yaguye muri toilette yapfuye sabrata ko ibintu biba biteye ubwoba bro aje gupfa gute rero yararwaye sasa rero yavuye aho hantu yego avuye aho hantu ari muzima ameze neza arangije ngo ajya ku kandi kabari ahanywa amusiteri zigera ngo muri 3 tugira ngo yego amaze kuzinywa ajya gutaha arataha nyine agiye gutaha ajya gutega umumotari mu gutega umumotari amubwira ati rero ngewe ndaguhereza amafaranga 10,000 numva ari 10,000 niba ari bitari niba ari 10 amujyane heza nyine ngo amutware atwara umumotari we ataho kugira ngo utware mpa moto ntware umumotari uko abamotari mana abamotari bijoro nagara abantu beza arayemeye umwana ajya kuri moto angari na video bro hari na video umwana atwaye moto urana ko akijyaho muri no video hari umuntu umuhamagara ngo the kid singuyu se atwaye moto singuyu warugezweho abantu benshi mu birori bakundaga guhamagara ngo aze abafotore urwo rupfu rero ngira ngo rwababaje abantu benshi ariko ukibaza ngo ibi bintu ni ibiki ko mu rubyiruko abantu bari gupfa cyane abana batoya ko bari gupfa cyane abana bo mu 2000 abantu bari kwibaza bimeze bite ese ni ubusinzi niki umutwe urumfata hano mu gutwi urangiye tumubaga nunamye waronyesha no kuri kw'Imana ase ya reka dutangire twihanganisha umuryango w'ababuze ababo ni inkuru y'incamugongo ejo hariyo nabonye hakiri kare yora mwana ntabwo nari muzi ngira ngo ni urupfu ntabwo njya mbeshya wowe niba ari ibintu byinshi ugiye kutuganirizaho ndetse n'uriya mukobwa waruhagarariye ngo worship oya ntabwo yarayihagarara ahubwo yaririmbaga muri healing worship reka nze ndebe nimba neza umuyobozi wayo bro oya umuyobozi wayo ahubwo niwe watanze amakuru umuyobozi wayo niwe watanze amakuru iyi ngiyi bayita healing ministry ndayizi irazwi cyane kuko ni bamwe reka ndebe ntitiranya indirimbo kandi indirimbo njya nitiranya Healing Worship Team mu Rwanda Healing Worship Ministries bafite indirimbo ndumva ari indirimbo bakoze zakunzwe cyane ari indirimbo bakoze zageze kundwa cyane ari indirimbo sinyibuka neza ariko zageze kundwa cyane oya ni worship team ikunzwe kandi nakomeye cyane neka kangango na misozi na nyanja na bihe nako bizi niba ari byo bataza kugira ni inkuru y'akababaro ni inkuru iteye byagenze gute urupfu rwaturutse hehe abantu babiri reka tutangira tunihanganisha umuryango wa Shanita umunyana Shanita ndetse na Shema Osborne wo muraperi burya nabavukanye naje kubimenya ngo Shema Osborne baramuza wo muraperi
ukina basket we na Munyana Shanita turumva ko umwe yabuze mushiki we undi abura murumuna we twagirira n'ibiki byagenze gute ngira ngo ku munsi ku itariki 3 nibwo haje inkuru mbi mu Rwanda inkuru z'urupfu rw'abana bato bigaragara abana ubona yuko bari bafite ahazaza heza ngira ngo urupfu rwa mbere rwabaye abantu barumenye mu masaha ya mu gitondo ku cyumweru ubwo hacicikanye inkuru y'incamugongo inkuru yari babaje cyane y'umusore bita The Kid rero akaba ari umusore w'umufotographe by'umwihariko ntago ngiye nari sanzwe muzi ariko bitewe n'amakuru nagiye numva ahantu mbaza n'abantu bambye ko ari umwana wari uzi gufotora neza wari ugezweho abantu benshi mu birori bakundaga guhamagara ngo aze abafotore urwo rupfu rero ngira ngo rwababaje abantu benshi ariko ukibaza ngo ibi bintu ni ibiki ko mu rubyiruko abantu bari gupfa cyane abana batoya ko bari gupfa cyane cyane abana bo mu 2000 abantu bari kwibaza bimeze bite ese ni ubusinzi niki umutwe wari umfata hano mu gutwi urangiye tumubaga nunamye waronyesha no kuri kw'Imana ase ibi nkuru sese nizindi rimba ikimwa tudukomeze man aha neza numvise ikintu kimfashemo kigukura kikakurya cyane so ni inkuru uyu mwana hari ijwi rye ryagiye hanze ari kwivugira ngo arya twapfuye mu gitondo reka turikine ikohereza cyane kinini wanyu ntarebe ikigero rebe turi gupfa twapfuye n'ubundi turi gupfa mwitegureje gushyingura iri ni ijwi ryagaragaraga ko ari kwakunda umuntu amaba ari kwitwikira turi gupfa twapfuye ejo muzajya gushyingura ibi kwakunze rero bivugwa yuko ari naryo ijwi rya nyuma byagenze gute kugira ngo yohereze iri jwi ni ugutwika kumwe abajama ukuntu byagenze ngiye kubabwira inkuru neza uburyo no mwana yapfuyemo yego uyu mwana ngira ngo Semuhungu ni nawe ejo mu gitondo wanditse ngo birababaje ukuntu umuntu mwaba muri kumwe mu masaha 2 ukumva ngo yapfuye avuga tubuzima ni iki sibyo ukuntu byagenze ejo The Kid yaganiriye n'umushuti we amubwiye ati so no munsi ufite ihe plot ko ari weekend uraza gusohokera he abambwira ati ngewe ndaza kujya muri traffic jam iyo ngiyo ni movement ya Eric Semuhungu DJ Caspi na General Benda ni ahantu bagenda guhostinga mu tubari dutandukanye noneho witwa Soja inshuti ye iramubwira ngo rero ibi bintu ntago ari byiza aho hantu ushaka wareka kujyayo aramuburira aramubwira ati reka aho hantu wijyayo abambwira ngo wapi ngo njyewe mfite gahunda yo kujyayo bari abantu n'abashiti banjye ndabashyigikira yego ubwo arambwira ati ariko nyamara ushatse ibi bintu wabireka ntiwajyayo birangira yanze kumwumva aragenda nijoro ajya ku kabari bita Bironji Kinyamirambo ndahazi niho bari bahostinze kwa gatandatu aragenda bari enjoying wa mucuti we arongera nijoro muri iryo joro ari muri ako kabari aramubaza ati se uri hehe ati najya handi gutwika ahita amubwira ko yagiye handi gutwika ari nabwo yamwohereje iyo voice yamubaza se bimeze bite nyine abamya ngo turi gupfa ejo muzaza gushyingura niho icyo kintu cyaturutse ari muri ako kabari bitewe n'uburyo wumva iryo jwi urumva yuko nyine umuntu urumva urubyiruko biragoye none se urumva yuko nibyo bintu baba barimo nyine urumva baba bazi yuko atari ibintu byiza rimba yaravuze ngo bari yaje gupfa gute rero yararwaye sasa rero yavuye aho hantu yego avuye aho hantu ari muzima ameze neza arangije ngo ajya ku kandi kabari ahanywa
amusiteri zigera ngo muri 3 ngira ngo. Yego. Amaze kuzinywa ajya gutaha, arataha nyine. Agiye gutaha ajya gutega umumotari. Mu gutega umumotari amubwira ati rero ngewe ndaguhereza amafaranga 10,000. Numva ari 10,000, niba ari 5, niba ari 10. Amujyane heza. Nyine ngo amutware. Atwara umumotari we. Ataho kugira ngo utware mpa moto ntware. Umumotari uko abamotari mana abamotari bijoro. Abamotari bijoro. Nagara abantu beza abarayemeye. Arayemeye. Umwana ajya kuri moto. Angari na video bro. Hari na video umwana atwaye moto. Urana ko akijyaho muri no video hari umuntu umuhamagara ngo the kid. Singuyu se atwaye moto. Singuyu. N'umumotari niwe haye amafaranga iyi plaque wayibonye. Hano bari bageze ndabona amazi. Bino hano yararyamye. Aho ngo se sonatike. Bino hano yararyamye. Nayo yapfuye. Sonatike. Kabari ndabona. Birangije rero. Birangije ajya kuri moto aragenda. Yego. Mu kugera noze Rwandex ni Rwandex. Yego. Yabakora impanuka Rwandex. Abayitibye Imana. Umutwe urameneka ewana yese apfa no gusamba. Uyu mwana the kid akaba yarafite na mushiki we yapfuye umwaka ushize. Kagahenda mbega gahenda. Mu kwezi kwa 11 mbega umubyeyi ugize agahenda. Umubyeyi ugize agahenda cyane. Kandi umumotari nzereka afunzwe. Ari n'amakuru avuga yuko yego umubyeyi washaka ko arwaye nyuma yaho umushiki wapfiriye. Bari abantu yari famiye yihagazeho ku makuru nakuruye yari famiye ubundi nyine muri make baryaga breakfast. Barabakire babonaga breakfast mu gitondo. Bari batuye Nyarutarama. Ntago ari nkatwe. Bari batuye Nyarutarama ariko nyurumva nyuma ngo baje kwimukira Kiminonko ngira ngo. Mbega umwana ubabaje. Umwana agiye akiri mutoya pe ibintu biteye agahinda bibabaje. Nje burana moto ya nijoro ndayitinya usibye no kuvuga ngo umutware. Ndabanza nkareba uwo ari we. Kuko asigaye harabaye habamo abajura. Hari no gukoresha impanuka abishaka. Noneho birarenze ubwiye umumotari ngo reka nkutware. Mane kwakire bro. Mane kwakire mubayo. Ni kwa kundi nyine ngaya tarayawe ngo ntakuraramo. Ntakuraramo kujya gusimbuka rwako. Naga yatarawe ntagakuraramo. Urumva. Uko yatajya muri karakabari. Uko byagenda kose burya ushaka umuntu uza gupfa. Urabibona. Uko byagenda kose aranapfa. Sino kuvuga ngo yenda agiye mu kabari. Yego rubyiruko mwirinde inzoga. Na president yarabivuze ati mwirinde inzoga. Na first lady. Urumva ikintu itabi ibintu bituma uya krizo yinywe ari kuyinywa ubushishozi umwe iyo umubiri wawe ushoboye kwakira. Kuko niba nge nshoboye byeri burya n'uyu ukajya kwiryamira ntari. Ariko none rinda bro, rinda ubuzima bwawe no kuri kw'Imana. Birababaje rero uyu mwana yari umwana mutoya biteye agahinda. Nje sinarinzi ko byanagenze na gutya. Ni gutyo byagenze man, ni gutyo byagenze. Abantu rero benshi bababaye. Nanjye nababaye man. Bababaye cyane pe, bababaye kandi twizera yuko abantu baza gufasha yende n'umuryango bagashingura. Bagashingura neza. Imana kandi ikomeze mwakire. Ibi rero by'urupfu ntago byaje kugarukira kuri the kid gusa. Byaje no kugera kuri umukobwa mwiza cyane. Umukobwa mwiza cyane rwose, Murumuna wa Shanita. Murumuna wa Shanita akaba mushiki wa Shema Husband. Shanita ni si wa undi se rugagiye hanuriye. Yego. Niwe rugagiye hanuriye. Umunyana Shanita. We rero yabyaje kugenda gute? Birababaje. Si nkuru rero shazi yazintera ubwoba. Ndibuka navuze nkuru ya ntuza ngira ubwoba byatari. Ya pasteur.
bro nagize ubwoba numva mu mutima wanjye ari cyo gituma n'umutwe undi ariko nawe uri kundira ahantu habi iki kiganiro wasanga ndi kubasezera nanjye Imana ibikureho ibyo bintu ariko ngomba ariko bigenze ibaza ariko yala rero urupfu uno mukobwa yararwaye ejo bundi yagize anniversaire tariki ya mbere yego Shanita niko yitwa Shanita niko yitwa no mukobwa mu kujyana anniversaire ngo barayifeta inshuti barayifeta rwose nta kibazo gihari noneho ku tariki ebyiri naho barafeta nanone yego nabyo bihari kwa kangahe kwa gatandatu ejo nabwo ku cyumweru kuri tariki 3 barafeta ukuntu yaje gupfa rero yarari kumwe n'inshuti ze ngo basohotse nyine bari gucelebrate anniversaire ubwo ngo akajya babwira ngo arumva ashaka kujya gusenga muri korari akajya ahora babwira gutyo bakamubwira ngo buretse gatoya uraza kugenda ngo bigeze nko masaa 5 hafi saa 5 wajya muri toilette amara igihe kinini ikizavuga se ko tuzi ko yagiye muri toilette akaba atagaruka habaye iki nibwo bagiye kureba kuri toilette basanga yaguye muri toilette yapfuye Sabrata ko ibintu biba biteye ubwoba bro ntago nabyemeza ibyo bintu byenda bizemezwa na autopsy icyaba cyamwishe abantu bari kuvuga yuko ashobora kuba yararuzwe nanjye nabitekerezaga niba ari ibintu natekereje uriya muhungu wa mbere ntabwo nari nzi ko yakoreye impanuka kuri moto nanjye natekerezaga ubwo ako kabari siyo yaregewemo bro ntabwo turi kubyemeza ariko bro muri buno bubari harimo cyitwa ikirozi harimo ikirozi harimo uburozi hano usanga umuntu agenda buri gihe mu nzara azagira gutya gusa nta kindi ari uburozi ari kugenda rero mbonye n'umuntu anyegereye cyane kirawe cyane mpita mpfundikiraho n'ikiganza cyane ikiganza ni icyanjye ukajya gusanya n'umuntu ugasanga yaje iruhande rwawe cyane ari kuguhumekera uri gushaka hikinye bitumubwira ati bro twazananye njyewe niko oya ikintu cy'uburozi cyo kirahari abantu barica abandi babiciye muri ayo anniversaire babiciye muri ibyo birari umuntu ugasanga ntajya kugurira araguhamagaye ngo ngwino nkugurire yego umuntu ntajya kugurira sibyo umuntu ntasanzwe kwikoza ukajya kubona araguhamagaye ngo ngwino nkugurire unguriye utari kubundi nawe ngewe ndarakubwira ati aho kugira ngo ngurire nawe uzaza ahubwo ari njye wo kugurira urumva yego man urumva Imana bakire Imana bakire bako nabana batoya ukibaza iterambere ry'ejo bro uyu mwana rero umukobwa numuhanga yagraduatinze muri Arumana wow Aru iriya kaminuza ikomeye cyane African Leadership University ngira ngo ari akavideo kagiye kajya hanze agraduate nabonye n'ifoto ari kumwe na Shanita bisa ntuyibona urabona ko umutesi Jori byamubabaje yego Jori byamubabaje nawe buryo wabanye n'umuntu bro abamisi hafi ya bose muyango uyu nguyu ukundana na Ntuza uyu ukundana na umwe ufite inyinya yitwa nde Naomi nawe byamukoze ku mutima ariko birumvikana ko Shanita ari inshuti yabo cyane buryo umuntu mwajyanye muri boot camp umuntu wabaye Miss East Africa bro ntago ari umuntu ubuciriritse pe yo no kuri Imana nimube hafi pe nibihangane urabona ko ni ikintu kibabaje cyane no kuri Imana ibi hafi imiryango cyizere yuko abamisi n'ubundi nk'ibisanzwe baza kwerekana ubumwe bagatabara Shanita no kuri Imana mu hafi kandi umuryango wabo ukomeze kugira ukuyanga ikindi kandi nyine urubyiruko dukomeze kugenda ikintu cyitwa amayoga twitwararika gake amayoga bro
amayoga ari gutwara urubyiruko mana urumva ikirenze mu bantu musangira amayoga harimo abagome barakuroga bakakwangiriza ubuzima bakakwica barakwica kabisa ariko se ngiye kuvanga amadosiye imiryango yabo reka tuyifurize kwihangana bakomeze kugira mu gukomera muri byose burya bavuga ngo iyo umuntu aje ku isi Imana iba yaramuteganyirije n'uburyo azitaba Imana ni urugendo kuko kano kanya uraza ukarwana n'isi bajya bavuga ngo ibi byose tuzabisiga kuko niba amashati yawe 20 ufite cya 10 ntabwo bazayaguhambana bakabije n'imwe yonyine ngira ngo cyangwa akabije ashobora kuba ati imyenda reka tuyimusegure cyangwa ibiri tuyimushyingurane tuzagenda nk'uko twavutse ahubwo twige nk'uko uyu mwana w'umukobwa yababwiye ati ndumva nshaka kujya gusenga mu rusengero ni nk'aho Imana yari iri kumutegura kugira ngo agende umutima we urumva nawe ni umwana wasengaga yari yacitse intege ni umwana uririmba umwana akundaga Imana yari yacitse intege urumva yuko usibye yuko avuga ko yenda hari n'urubyiruko rumwe na rumwe ushobora kuba rujya muri ibyo bintu ariko urumva ko hari n'urundi rusenga rero bihangane kandi twizere yuko umuryango uza gukomera umuryango wabo ukomere kandi burya nta nese urupfu ko ari ikintu tutajya tugarura bro niyo watanga amafaranga bajya bavuga ngo niyo watekera umuntu ubugari bwa kigozi cyase ukamutekera igikoma cya nido sibyo igikoma uburyo kiba gifashe n'ubundi umwana arapfa niyo wavuga ngo uramuzaniye umudokiteri wa mbere wa mudokiteri wavura ngira ngo siki uvura wenda tuvuge kuri ubu ngubu nyine umuntu uriho ukomeye mu president wa mbere ntiyeka kabari ntuza wa Amerika ariko ngo baracyariho wariho vice president reka tuvuge ko ari uvura Kamala Harris bro iki cyawe cyageze nyine ukiba cyageze ahubwo tuzagende gute igerezo ryanjye ni ryo mu mayoga erezo ryanjye ni ryo gupfa mvuye mu kabari erezo ryanjye ni ryo gupfira mu kabari cyangwa se iherezo ryanjye sinzi uryo gupfira muri Yesu ni ugupfira muri Yesu umva ari ibyo ngibyo twavuga shabro nta mbaraga nyinshi ifite reka dusoze bwanije imiryango yabo yihangane